Nagira ngo twongere tubashimire bakunzi ba Shema Cornique mu bice bitandukanye muherereyemo. Turabasuje cyane kandi tubifurije kugubwa neza. Umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha. Kuri mwese mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugenda mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni updates kuri updates, na makuru ku makuru tugenda tugarukaho. Breaking is news zaho ibintu bigeze magingo aya ngaya. Ngarukanye na mwenye Kit Kolomboka kabisa. Nzi ko muri uyu mugoroba afite ibyishimo bihambaye cyane. Kolombo. Allo. Komera cyane. Komera mubandi. Ko wishimye ra? Numva nishimye cyane. Kuko wumva ko arakazi kabaye. Reka rwose tubwire abantu ko uyu munsi wishimye kandi ni byiza cyane, Imana igikomeza kukongerera ibyishimo. Ndishimye pe. Happy Independence. Uyu munsi ni umunsi wa independence. Happy kabisa Independence. Thank you, murakoze. Amakuru yanyu se iyo ngiyo mu rugo mu Rwanda. Akantu kitwa kazuba ngo mutahe. N'aya masaha ubu ngubu karimo kuva, ibintu ntabwo byoroshye cyane. Abantu benshi baje kuba mu Rwanda. Baje gushaka imibereho, benshi ntabwo bisanzwe. Yego. Ndabona abanyarwanda bambutse benshi uyu munsi kabisa. Bambutse ari benshi. Bambutse ari benshi cyane. Aha, urumva rero ni ibintu byiza cyane, urumva ko ari ibintu byiza rwose mu by'ukuri. Bakunzi bacu rero tureka tuyahere ku kibuga cy'imirwano, turebe ngo byifashe bite, bihagaze bite kugeza magingo aya. Reka tuyahere ku mirwano muri teritwari ya Masisi, ngo byaje gukomera kandi nabonye inyeshyamba zirimo gusiga ibice, nta buzo zirimo kwerekeza kugeza ubu ngubu, ariko ngo zirimo gusiga ibice. Nabonye n'umuyobozi wazo yagize icyo avuga, nacyo turaje tukigarukeho mu kanya gato cyane rwose. Abantu bamenya amakuru rwose yuko inyeshyamba uyu munsi rwose navuga ngo nazo zatangiye kubona ko amasezerano yasinywe. Kolombo, nabonye ibintu Colonel Nanga yavuze, ndavuga nti byaba bigiye amahoro yabagiye kuboneka se. Mbona ijambo umukuru w'igihugu yabagejejeho warikurikiye byanze bikunze, ndavuga nti ibi byose reka tubihe icyizere kuko ababivuze ni abagabo kandi bagomba kugira ibiki kubyubahiriza. Ubwo rero Kolomboka wumvishe ko abagabo bavuze, ndavuga nti nanjye ibyo bavuze bagomba kugira ibiki kubyubahiriza. Watubwira guti Colonel Nanga yabivuganye ubwoba, nta mahoro ubibonamo? cyane byagaragaye no mu maso. Yabivuganye ubwoba mu buryo buri hejuru cyane. Uburyo byagaragaye no mu maso. Donc ni kuvuga ibintu bitari byo kuhisha. Yego. Nabo bari buri cyane. Urebe ko nta cyizere baba bifitiye. Niyo mpamvu. Yego. Nyuma y'ibyo byose hari amagambo abiri nabonyemo akomeye cyane. Ijambo rya mbere nabonyemo nuko yavuze ko amasezerano bayemeye. Uko kuyemera rero sasa abandi batise bigiye kugenda bite, nanjye ntise bigiye kugenda bite, wenda nawe icyo kibazo wakibajije. Ubwo niwe duhereyeho. Ijambo ry'umukuru w'igihugu torigarukaho rinakubiyemo byinshi cyane binakomeye cyane muri rusange, ariko reka duhere ku mukuru w'inyeshyamba. Abaravuze ati njyewe amasezerano nubwo atigeze anyura ku byo ntekereza, ubwo niko nyine nabivuze, navuze niwe ku byo utekereza, ariko ati ndayemera. Ni Colonel Nanga byivugiye ati rwose ngo ni intambwe ituzuye ariko y'ingenzi. Ibi bintu biragaragaza iki? Biragaragaza ko
izi nyeshyamba ziri buze kuva aho ngaho biragaragaza ko biri buze kugenda bite muri rusange. Iri jambo ukiribona watekereje iki wowe? uko biri kose Mm. uko we nyine yavuze ngo iyo masezerano no kwituzuye ariko ni intambwe Mm. bigaragaje ko babyumvishe Babyumvise. ariko kumva Mm. si gukora Yego. ari kumva noneho asigaje ikintu kimwe cyitwa gukora noneho ibibabaza Mm. bishyire mu ngiro Mm. nuko biba bigomba kumera. Yego. Oya wenda kuba bitameze kuba hano yavuze ngo ntago yuzuye bitewe n'ibyo ashaka ashobora kutuzura. Bitewe n'ibyo ashaka ashobora kutuzura. Bivuga ko ibyo ashaka Mm. ntabwo byuzuye uko abishaka. Yego. Kandi ntabwo ushobora kuzuza ikintu umuntu ashaka cyose Cyane. iyo numva ntabwo biba bishoboka. Ibyo byo biragoye. Ibyo byo biragoye kugira ngo wuzuze ibyo umuntu akeneye. Ibyifuzo by'umuntu biragoye. Ibyifuzo by'umuntu kugira ngo nyine ubihaze. Ni ikindi kintu kidasanzwe. Ni ikindi kintu kidasanzwe. Reka mbere yuko tujya rero ku ijambo rya perezida tuvuge ko muri axe ya Masisi harimo gushimangirwa intwaro zikomeye cyane n'amasasu adasanzwe. Bamwe mu barwanyi ba M23 mu ijoro ryakeye baraye barwanye na Wazalendo mu gace bita Kasopo Kahanja. Aha rero ni mu itsinda rya Baubo rya Boabo kabisa. Ni ijoro ryakeye imirwaniro hagati yitwa APCRC ya Janvier Kalayira ndetse na mugenzi Kalayire kabisa bahanganye na M23. Ubu rwose bivugwa ko uruhande rwa Kasopo urusaku rwinshi rwakomeje kumvikana ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe rero inyeshyamba zikomeje kuraswa mu bice byose bigiye bitandukanye na coalition ya Wazalendo ndetse ikomeza kuvuga iti twebwe tugomba kurwana ku butaka bw'igihugu cyacu kandi umwanzi tugomba kumwirukana. Iyi ni imirwano rero abantu tuba tugomba kujya tubabwira koromboka mu gihe twemerera abantu ko tugomba kujya tubakurikirana buri kamwe kose kaba karimo karacaracara. Yego. Nagira ngo rero tubanze twinjirane n'andi makuru ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe wagize icyo avuga. Turebe ijambo ry'umukuru w'igihugu ndakeka warikurikiye kandi ngewe nkiribona navuze nti congratulation ndetse maximum respect nyakubahwa Perezida Tshisekedi Tshilombo mwene Murumba. Mu by'ukuri bigezweho nk'uko abivuze abanyekongo bakabona ubwinyegamburo bakabasha kubyaza umusaruro ubutaka bwiza mufite, ubutaka buri kintu cyose cyakeramo byaba ari byiza. Yavuze ko ikibazo agikemuye mu myaka 30. Ni ikintu gikomeye cyane. Mu ijambo rero ry'isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bwa Democratic Republic of Congo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko ibirori by'uyu munsi bifite impamvu idasanzwe kuko bihuriranye n'amasezerano y'amahoro y'amateka aherutse gusinywa hagati y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Mu buryo budasanzwe muri iki gihe cya vuba, muri iri jambo Felix Tshisekedi Tshilombo ntiyigeze ashinja u Rwanda kandi ntiyanavuze ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Yavuze ko uvuga ko wo ugenzura nibura agasaga kilometero 34 z'ubuso, ibihumbi 34 by'ubuso plutôt murasazwa bw'iki gihugu. Mu byo Tshisekedi yavuze ko aya masezerano ari ikorosi. Icyo kintu urimo uracyumva? Ni ikorosi ry'ingenzi. Igihe cyose uri mu modoka hari ahantu uvuga uti iriya korosi mana n'indirenga riraba ari ikorosi nciyemo. Yego? Ni ikorosi ngo ry'ingenzi kurangiza amakimbirane
amaze hafi imyaka 30. Ayo makimbirane yateye agahinda mu burasirazuba bw'igihugu cyanyu, yatumye miliyoni z'abantu bapfa, abandi bava mu byabo. Icyo mon perezida rero yavuze ko ayo masezerano agiye gufungura ibihe bishya byituze, ubufatanye n'iterambere ry'igihugu cye, akarere k'ibiyaga bigari n'umugabane wa Afurika muri rusange. Aho rero njye niho nahise mvuga ni perezida ushimirwe kabisa, ibyo bintu n'ubigezeho. Ikindi kintu gikomeye cyane yagarutseho mu ijambo yavuze ko aya masezerano atari inyandiko gusa. Ati aya masezerano ni icyizere cy'amahoro ku baturage nka Koromboka batuye Goma, ku baturage abavandimwe ba Koromboka batuye Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero na Ituri ndetse n'ahandi hose hashegeshwe n'intambara. Iryo ni ijambo rya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wawe, perezida w'igihugu cyawe. Abandi bati rero nyamara Tshisekedi yaba agiye gukora impinduka kuri leta itararigeze ibaho mu mateka y'igihugu cyanyu, mu gihe yagarura aya mahoro arambye ubuzima bwose bw'umunyekongo. Ibi bintu perezida yatangaje, ndagira ngo ugire icyo bivugaho. Ibyo yatangaje ni ukuri, kandi nta kintu nongeraho, ahubwo icyo nshobora kuvugaho, turashaka tubone mu maso yacu, turashaka tubone ibintu byinjiye mu bikorwa, noneho bitaba nk'aya filime igiye kuryoha bikarangira cyangwa ibintu bikagenda. Twebwe abakongomani icyo dukeneye indege zikomeze kugwa ku butaka bwacu, indege itwara abagenzi hano ku kibuga cy'indege cya Goma. Dukeneye wisanzure mu bucuruzi, dukeneye amabanki yongere zikore, abakozi ba leta bakomeze gukora, amashuri bikomeze gukorwa neza, yego, ibitaro bikore nabyo neza, kandi tudatwarwa nk'inyeshyamba. Ni kuvuga abaturage bagomba kubahwa, yego, kandi bagakorerwa ikintu cyitwa uburinzi bukomeye cyane n'ibintu byabo, yego. ndetse icyo dukeneye ni umutekano. Nicyo kintu mukeneye cyane, umutekano mu rwego ruri hejuru, kuko Kongo ni isoko rusange y'Afurika. yego. None mu gihe Kongo ari isoko rusange rwa Afurika, igomba kwakira abantu benshi. So ibyo ni byo dukeneye, yego. Aha, Koromboka ati rero twe nk'abanyekongo ibyo bintu nibyo dukeneye kubona ubwisanzure, dukeneye kubona buri kimwe. Ati kuko kugeza amagingo angaya ntago tworohewe n'ibyo tubona. Ati ntago tworohewe n'ibyo tubona. Mbo rero mbere ya byose murabizi ko tuba dufite amakuru menshi cyane, twiyemeje kujya tubagezaho abantu benshi cyane. Biravuga ko rero mu majyepfo ya Kivu hafashwe icyemezo, guverineri wungirije ndetse kandi bivugwa ko ni icyemezo kivuga yuko guverineri wungirije wa M23 bivugwa ko rwose hafashwe icyemezo cyo kumuhirika mu buryo bwose bushoboka, wari washyizweho na M23. Mu gihe kandi mu yandi makuru rwose intambara ikomeje kuba intambara ikomeye cyane, ubu rwose nk'ikintu cyitwa Sukhoi 25 ziri n'amadrone zirimo kurasa mu kirere ahantu bita Minembwe, rwose ngo twirwaneho. M23 Red Tabara abasore ngo baba bagiye muri Kivu y'Amajyepfo bitewe nuko kugeza amagingo aya ngaya babona ibindi, wenda bavuga bati twateza intambara ikomeye cyane muri ibi bice, ariko ngo iyitwa Sukhoi 25 mu bufatanye bw'ingabo z'u Burundi FDNB
icyitwa coalition ya Bazalendo barimo ngo gukora amateka adasanzwe niho intambara igeze muri Minembwe bakumira mu rwego rwo kurinda n'umujyi wa Uvira muri rusange bako umutwe nyeshyamba za M23 zishaka no kwigarura bwana Kuromboka. Ako M23 rwose Uvira ngo ishaka kuyigarura ariko ni ngo ntibyoroshye kuko abasore bamaze gukana muri ibyo bice. Ubwo niho imirwano yarigeze. Mu yandi makuru rero nawe wa ufite watu breaking kabisa nicyo kintu cya mbere wahera mu mujyi wa Goma kaduhereza breaking news kageza muri Sud Kivu bundi tukakurekura ndetse kandi tunagushimira cyane kuri aka kanya. Amakuru yose twayikomeho twayivuzeho nuko twagiye kuvuga ko abasore bakomeje kurwana cyane mu bice bya Minembwe ndetse na Walungu. Walungu naho ba bageze ku banuza Bazalendo bageze ku rusengero rwa Tripake ya Walungu mu bice bya Kabare. Yego. Bakoze kabisa gikorwa bakoze n'inama n'abaturage barababwira ati twebwe turi jeshi y'ubukombozi twaje kurokora abari mu bibazo. Yego. Kandi aha hantu twafashe none ntabwo twahava. Yego. Nimba ari abagabo bave mu santere ya Bukavu batusange hano. Yego. Niko bimeze ndetse no kuvuga niza elefa ebyiri zihanganye. Kandi urabyumva ko niganje cyane. Ariko kibiye abantu bose baturage ba Kongo barimo barabyifatamo neza. Bishimiye ijambo y'umukuru w'igihugu uyu munsi uko yavuze baravuga ati wow kuriya amahoro igiye kuboneka dufite cyizere. Yego. Nuko ibyo rero ni bimwe mu byo tuba tugomba kugenda tugeza ku bantu. Kuromboka reka nkushimire cyane nkushimira cyane kubw'amakuru menshi n'ibiganiro dukomeza kugenda tugarukaho tukavuga tuti tubikugezeho 5 kuri 5 buri wese udukurikiye abashe kugenda yumva byinshi cyane. Urakoze cyane bwana Kuromboka. Murakoze nawe bwana munyamakuru Shema. Urakoze cyane. Ngahe ngoko rero aya ni amakuru dukomeza kugenda tubagezaho ni byinshi tuba turagenda tuganira. Twari turi kumwe na Kuromboka kabisa kuri uyu murongo mugari wa Shema Chronique. Namakuru menshi tugomba kugenda tugarukaho ni byinshi cyane tuba turagenda turebera hamwe twavuga tubagezeho kandi tubifurize kugubwa neza abakunzi bacu tubabwire tuti amahoro y'Imana ajya akomeza kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Ngaye nguko rero ibyo byose niba bitangazwa natwe tuti nta mpamvu nimwe reka batarame twababere kandi tuhabane ndetse amakuru yose murakoze murakara murakabyara. Shema Chronique, focus goals, achievement and God win. Mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubongera mu bice bitandukanye muherereyemo.